Mata TV mwese badukurikiye turabashimira kandi turabifuriza ibihe byiza mwese. Imana ijye ibana namwe. Ubu rero uyu munsi twaba dufite umutumirwa namwe yabibwira. Pizza aramutse neza cyane. Nitwa Kizimana Olivier, niyo mazina yanjye niswe n'ababyeyi, ariko yandi umuntu agenda yongeraho ni Mabururu Cooperative Aveiro. Urakoze cyane Mabururu. Mbere na mbere nakibaza nti ariko se ayo mazina ko numva asa naho atari Kinyarwanda cyangwa ameze ukuntu, ayo mazina waba warayakuye hehe? Urakoze cyane. Aya mazina genda umuntu agenda yumvana ibyamamare bitandukanye, bitewe ko nanjye mba nifuza kuba naba icyamamare. Cooperative Mabururu Cooperative ni iry'umunyamakuru ukora kuri radiyo Rwanda witwa Ruvuyanga, ngira ngo abenshi muramuzi. Rero naho Mabururu ryo narikuye ku mukinnyi wa Angola, rutahizamu ukina ikipe y'igihugu ya Angola. Rero yitwa Christophe Agostinho Mabururu. Ako kazina rero narakumvishije bati iri zina nanjye naryumva. Naho Aveiro ryo ni izina rya Cristiano Santos. Nuriya mugabo nyine ukina ikipe ya Al Nassr mu gihugu cya Saudi Arabia. Ni umugabo rero ukomeye cyane. Ako kazina navuze ati nanjye ako kazina rwose ndifuza kuba nakita kugira ngo nanjye nzabe icyamamare. Urakoze cyane. Buriya abo bantu ubiyumvamo, wumva nawe ushaka gutera ikirenge mu cyabo, buriya nicyo bisobanuye. Nanjye mbundi mba nifuza ko naba umuntu ukomeye cyane, nako nanjye mfite impano wenda hari bitari yagira ahantu kure, ko ndifuza ko nanjye wenda mu gihe kizaza wenda naba ndi umunyamakuru ukomeye cyane. Impano yawe turayibona kandi birigaragaza rwose. Ese nkawe wumva ari nk'iki cyakorwa kugira ngo iyo mpano yawe ibe yazamuka, cyangwa wowe urimo urakora iki kugira ngo iyo mpano yawe ibe yagera aho igera? Murakoze cyane, urakoze cyane. Rero njye ku bwanjye nifuza ko by'ukuri nagera ahantu kure, cyangwa se wenda nkajya nko kuri radiyo, hanyuma wenda nkaba nakurikirana impano yanjye kugira ngo abantu benshi banyumve, kugira nanjye wenda hari mu gihe kizaza nzabe ndi umunyamakuru ukomeye cyane. Urakoze cyane. Urifuza kuzagera kuri radiyo? Cyane rwose. Mu banyamakuru wumva wifuza guhura nabo bakora nko kuri radiyo, cyangwa se by'umwihariko mu bijyanye n'imikino, wumva wifuza guhura n'abandi? Abanyamakuru bo ni benshi cyane, ariko cyane cyane umunyamakuru witwa Rugaju ndamwemera cyane. Buriya njya mwemera ubusesenguzi ngewe ajya atanga, ko njya numva urubuga rw'imikino cyane kuri radiyo Rwanda. Akenshi na kenshi niyo ngewe niyumvira saa nyine, ugasanga wenda urubuga rw'imikino rurimo nanjye ndi kurikodinga utuntu dutandukanye. Ba Rwangura Gisele nabo bari kogeza mace, ugasanga nyine ndi kuzikurikirana bya danje, ndi kuzikurikirana gatabo, kandi ku buryo njye nta mace igicika. Mace yose iba yaciye kuri radiyo Rwanda rwose umva mba ndi hafi aho ngaho cyane rwose, cyane cyane nk'iyi ero mva yose narayikurikiranye gatanu kandi. Umunyamakuru wifuza kuba wahura nawe we uvuze ko ari Rigani? Ni Rugaju Riga. Muramutse muhuye buriya wamubwira iki, mwaganira iki? Rero Rigani duhuye buriya namubwira impano yanjye mfite, cyangwa se burangiye rero no kogeza nabyo ndabizi nuko wenda nzagenda mbibabwira. Nta kibazo, ubutaha nawe uzatunyuriramo twumve ubushobozi bwawe mu bijyanye no kogeza. Rero Rigani rero naduhuye, namwereka impano yanjye nyine, kandi nzara ko yavuga ko nyine mfite impano kabisa. Rigani niwe wenyine wifuza ko mwahura? Ni benshi, na ba Rugangura Gisele, na ba Lorenzo, na ba Ruvuyanga, abanyamakuru bose ndabemera cyane rwose. Bose urabemera cyane rwose? Yego. Twifurije rero kuzabyaza iyo mpano yawe umusaruro, kandi tukwizeje ko bishobotse twagufasha tukaba twaguhuza n'abo banyamakuru, nabo mukagira inama mujya, cyangwa se nabo bakaba bagutera inkunga muri iyo mpano yawe idasanzwe twumva ufite y'ubunyamakuru, cyangwa se impano ufite idasanzwe y'ubusesenguzi bw'amakuru y'imikino. Murakoze cyane rwose. Urakoze cyane nawe kuri uyu mwanya wawe duhaye, kandi turi kumwe.
amakuru yacu nakagaruka, ibiganiro byacu nakagaruka ku Mata TV. Ubwo rero mukomeze mudukurikire 5 kuri 5. Ciao ciao ciao, turi kumwe. Yes, murakoze cyane Peter. Mwakoze cyane.